Burya kurwara ibihushi ni indwara ivurwa bigakunda. Iyi ni indwara ifata mu musatsi w'umuntu, ugasanga umusatsi yarawogoshe cyangwa se ugasanga umwana aravutse mu minsi mike cyane ukajya ubona umusatsi uri kujya wiyogosha, hakazamo icyo bita ibihushi. None aha ngaha rero tugiye kurebera hamwe ibintu bibiri umuntu ashobora gukoresha yivura ibihushi. Ibihushi rero byazonze benshi, hari n'abantu bakuru babirwara, ugasanga nk'umugore yarwaye igihushi kimwogosha umusatsi wose, kuba yarya mu bandi atashyizemo igitambaro bikanga. Aha ngaha rero nkuzaniye umuti ushobora kukuvura bigakunda, ariko nanone kandi ku bana bato cyane nibo ibi bihushi byagiye byibasira cyane. Aha rero nta kuzuyaza cyangwa se kwibaza ngo umuti urava he. Aha ngaha uba waraguze imiti myinshi cyane, ugenda ugura muri farumasi byanga, yewe ukajya no kwa muganga bikanga, yewe n'umwana bakamutera inshinge bagira ngo barebe ko bikunda bikanga. Izi rero ni indwara za kinyarwanda, ariko nanone kandi iyo ukurikiranye neza cyane usanga ari ibintu byoroshye cyane, ndetse kandi n'umuti mugenda muwucaho, ndetse ugasanga no hafi y'iwawe ndetse n'umuti urahari rwose kandi ushobora kubivura bigakira. Aha ngaha rero abantu benshi cyane rero baba bibaza bati ese izi ndwara zaba ziterwa n'iki? Ese izi ndwara ubundi ziva he? Uko byagenda kose rero iyo umwana ageze ku isi cyangwa se kuba warageze ku isi, aha ngaha nyine uba warakiriye ibibazo. Iyi si yacu ibaho ibibazo bigiye bitandukanye cyane, ariko nanone kandi iyo wize kubana nabyo birakunda, kandi ikindi nanone tunabyivura mu buryo bwihuse cyane nta kabuza. Aha rero ntago wacika intege kandi hari umuti ubivura. Aha ngaha rero nk'uko inzobere zacu zagiye zibitangaza, umuti uvura ibihushi ni umuti woroshye cyane. Umuti uvura ibihushi, wowe uyu muti nkukubwira uzaze ushima Imana kandi unama komenti unambwira uti ibi bintu rwose ni neza cyane. Ariko nanone kandi ku bantu bakurikirana video zanjye byibura kabone niyo baba ari bake cyane, ariko byibura bijye bigendana na like. Muntu wanjye mu gihe video yanjye iguyeho byibura kabisa rwose. Icya mbere ni like, waba utarakoze subscribe nabyo ukabikora, ndetse na comment nazo ziba zikenewe mw'abantu mwe. Kuko ni uguhugurana kandi no gufashanya byihuse cyane, mu buryo kandi bwihuse nta byo gutinda, kandi ibintu bikagenda neza. Aha rero nicyo kintu mba nifuza cyane, ndetse kandi video yaba yakuryoheye ukayisharinga na mugenzi wawe kugira ngo ibintu bigende neza. Reka twitangire rero n'imiti yacu. Ni umuti uvura ibihushi. Umuti uvura ibihushi rero ufata icyo bita amababi ya kapusine. Kapusine ni icyatsi cy'ikimera namwe muzi. Iyi kapusine ufata amababi yuzuye amashyi yawe yombi, warangiza ukayashyira mu kantu. Ayo mababi urayablendinga cyangwa se ukayasya cyane. Wamara kuyasya cyane aba ari mabisi, noneho ukaza ukoza umwana mu mutwe wawe. Wamara kumwoza mu mutwe ufata ya mababi na wa muti, ufata wa muti ufite ya mababi wagize, ya mababi wasesheje. Wamara kuyafata neza nyine gufata wa muti ukagenda usiga mu mutwe w'umwana, usigamo neza witonze. Wamara gushyiramo, aha ngaha nyuma y'isaha ubivanamo, ugategereza umunsi w'ejo ukazongera ugafuramo, ukongera ukamushyiriramo. Umva, iyi kapusine ikiza ibihushi neza cyane, ikiza ibisebe byo mu mutwe. Hari ibihushi hari n'ibisebe. Ni ukuvuga ngo ikiza indwara z'umutwe, irazikiza neza cyane gatanu ku kandi, ku buryo mbese nawe nyine ugaruka ushima Imana uri no kubyina uvuga uti Mana we warakoze rwose. Warakoze kuba warashyizeho abahanga, ndetse kandi banatureberaho tutareba kuko ntabyo tuzi. Aha rero birakunda neza cyane kandi ibintu bikajya mu buryo, ugasigara ushima Imana wumva umeze neza.
Ariko nanone kandi undi muti wa kabiri ushobora kuba uri iruhande rwawe. Undi muti wa kabiri ufata icyiswe amatovu. Ukiyita amatovu cyangwa ukiyita ibitovu. Aha ngaha rero ni icyatsi kimera mu gihuru. Gikunze kuba gifite uduhwa twinshi tw'uducumucumu ku ntuza, ku nkengero z'ibibabi. Iki cyatsi amatovu ngira ngo murabizi, abantu bakunze guhinga ibihuru bahingamo imyumbati bahura n'amatovu, bagahura n'ibindi. Ibi ngibi rero bikaba bisaba ko ufata amatovu, ndetse aya matovu uragenda ukajya mu gihuru ukareba amatovu yagiye yuma. Utoragura amababi y'amatovu yagiye yuma akumagara, amara kuyatoragura cyangwa se igitovu cyumye ukagitema ukakizana mu rugo. Wamara kukizana mu rugo rero, ikintu ukora ni iki: ufata ya mababi y'amatovu yagiye yuma ukayakusanyiriza ahantu hamwe. Wamara kuyakusanyiriza ahantu hamwe, ufata akantu uyacaniraho, urayafata ukayacana akavamo ivu. Ririya vu rero, ririya vu niryo rikora umuti. Ririya vu uca ubigenza ute? Iyo umaze kuyacanira amaze kuvamo ivu, wowe ufata icyitwa amavuta y'inka. Ntabwo ari urukoko rwo ku mata. Ufata amavuta y'inka y'amacunde amwe bakuyemo meza. Wamara kuyafata ukayavanga n'iki? Uyavanga na rya vu. Wamara kuyavanga na rya vu, uzana umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, umutwe wawe wogeje neza cyane. Warangiza ugasigamo neza fresh. Mwabana mwe, uzi ko wagira ngo ni kanta uba wamuteye? Biba bimeze nka kanta. Noneho wamara kumusigiramo ukamwihorera. Kuvuga ngo nyuma ukamwihorera, nk'ejo ukazongera ugafuramo. Wamara gufuramo ukongera ukamusigiramo. Usigamo nk'inshuro nk'eshatu zonyine, ubundi uzagaruka ushima tu. Uzagaruka ushima rwose, kandi ibintu bimeze neza cyane. Wowe icyo usabwa nyine ni ugukurikiza amabwiriza, maze ubundi kandi ukagenda ukaryoshya rwose umwana, ukamuryoshya kabisa, umutwe ukongera ukagaruka neza, dore ko ibisebe biba byawubangamiye, ubundi ukumva umeze neza. Gusa ariko uyu muti nukugirira akamaro, uzampe comment kandi unagaruka ushima Imana, uvuga uti byibura ibintu byarakoze. Komeza ubane natwe rero gatanu ku kandi tukugezaho video ziri update.